Ese wari uzi ko mu gihe udafite igenamigambi ryagutse inzozi zawe ntaho zaba zigana? Mu gihe udafite igenamigambi ryagutse zazo kimwe n'izindi ntego nto z'umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi, umwaka ku wundi, mu by'ukuri ntaho zaba zigana. None se ushobora kubyuka umunsi umwe ukihereza akayira ugafata icyerekezo cyo gusa udafite aho ugana, amaherezo y'urwo rugendo yaba ayahe? Kugenda umunsi ku wundi, imyaka igashira indi igataha. Byose ari urufunguzo rwabyo rukaba imbaraga ushyiramo kugira ngo ugere ku ntego ubwawe wishyiriyeho. Imwe muri za ntego nta shiti ikaba gukoresha amafaranga yawe mu kugira cyangwa gukora ibikugeza ku munezero. Ariko kandi ukibuka ko umunezero utawugezwaho byanze bikunze n'ibiguhenze cyangwa se ibinezeza abawe. Mbere na mbere wowe hari igitabo runaka, kwiyandikisha kuri siporo runaka, kwishyura igitaramo runaka, gusohokera ahantu runaka. Ni wowe ubwawe ugomba kumenya neza ku kantu kagaragara ko ari gato ariko kakigenera ubwawe kakakugwa neza kandi utagombye kwirya ngo wimare. Bene ibyo bikorwa nibyo ushobora gukorera urutonde uko ubonye udufaranga runaka ukagira utya nawe ukiyitaho, ariko kandi mu buryo butarengera. Ubu buryo bw'imibereho nibwo buzakurinda kugwa muri wa mutego w'ipfunwe ryo kuba wariyemye. Rya pfunwe rigenda rigaruka rikaba ryagusunikira mu kugura ibintu runaka mu buryo buhubukiwe, mbese nk'aho uciye ishumi kubera ko wirengagije ko ibyo wigeneye mu gihe gikwiriye. Ese hari indi ngingo yerekeye igenamigambi wibazaho cyangwa wifuza kumenya? Tubwire muri komenti. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.